genda shaka rwose kugura inzungu by'ukuri tubonye urukwavu rubyara inka. Ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyagiye. Ikintu nabwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwiranye n'ahantu. Mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe. Kandi kabazo nari mfite nta miti ishobora kuboneka yo gutera mu mizinga. Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire. Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga? Urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga? Urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi? Kurikira ikiganiro Huguka. Ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo, kigasubiramo buri wa kabiri guhera saa 2 z'ijoro na buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo. Nimucikwe. Twongeye kwifuriza ibihe byiza mwebwe muduteze amatwi ku 105.9 FM. Tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro Huguka. Ikiganiro Huguka cy'uyu munsi tukaba tugaruka kuri bimwe mu biganiro twagiye tuganiraho uyu mwaka wose wa 2016. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Florentine Mukarubayiza, ariko namwe mukaduha ibitekerezo mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 cyangwa se kuri 0722 61 abakoresha imbuga nkoranyambaga namwe muraduha ibitekerezo mudusura kuri page yacu ya Facebook aho wandika Radio Huguka 105.9 FM ukaduha ibitekerezo. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ikiganiro tuza kugaruka kuri bimwe mu biganiro twagiye tugarukaho mu buhinzi ndetse n'ubworozi. Kwa mbere tukunze kuganira kuri za tekinike cyangwa se uburyo bwo kongera umusaruro, aho twagiye tuvuga ku bigendanye n'ubutaka. Ese ubutaka bwafumbirwa bute kugira ngo umuhinzi abashe kubona umusaruro? Turebera hamwe aho ibihingwa bibereye bikurikije imiterere y'akarere ndetse n'imbuto zibasha kwera muri ako karere, ibigendanye no gufumbira ubutaka, ibigendanye no gukurikirana igihingwa mu murima, ibigendanye ndetse no kurwanya indwara muri ibyo bihingwa no kubungabunga umusaruro. Si mu buhinzi gusa, ahubwo twagiye tuvuga no mu bworozi, aho twagiye tuvuga ku bigendanye no kwita ku bworozi bw'inzuki, ubworozi bw'amafi, ubworozi muri rusange. Tuvuga imirimo itandukanye yafasha umuhinzi mworozi kuzamura umusaruro. Inzara n'ubukene bizanyura turi maso kandi uyu munsi rero ntabwo tuvuga kuri ibyo byose, ahubwo turagaruka ku bigendanye no kongera umusaruro mu buhinzi, aho twabagejejeho ibiganiro bitandukanye. Ari ibiganiro bigendanye n'umurumbuko w'ibihingwa, turebera hamwe uko byazamuka. Uyu munsi nibyo tugarukaho rero, turebera hamwe ndetse na zimwe muri tekinike twakunze kugarukaho, cyane cyane ubu buryo bwo gutera imbuto, aho tuza kugaruka ku buryo bwo gutera urutoki, uburyo bwo gukurikirana ibihingwa, turaza kuvuga ku bigendanye no gusasira, ndetse tuze gusoreza no ku nzitizi n'uruhare rw'umuhinzi kugira ngo abashe kubona umusaruro. Nibyo tuza kwibandaho muri iki kiganiro, ariko nawe urakomeza uduha ibitekerezo utubwira ibyo twazibandaho muri uyu mwaka tugiye gutangira, cyane cyane ko mwebwe abahinzi borozi namwe mufite ibyo mwifuza ko twabagezaho cyangwa se ibyo twarushaho kunoza kugira ngo ikiganiro kibanogere. Muraduha ibitekerezo rero mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 cyangwa se kuri 0722 61 abakoresha imbuga nkoranyambaga namwe muradusura kuri page yacu ya Facebook aho wandika Radio Huguka 105.9 FM kaduha ibitekerezo. Ikaze rero muri iki kiganiro, murakomeza muduhe ibitekerezo. Twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugaruka cyane cyane kuri za tekinike cyangwa se uburyo bufasha umuhinzi kongera umusaruro. Nkuko byagiye bigaragara muri za raporo zitandukanye, nuko kugeza ubu hari ubutaka budakoreshwa, ndetse abahinzi bamwe bakaba bataragera ku gipimo cy'umusaruro, aho imibare yagaragaje ko umusaruro uboneka uri hasi ya 50% y'umusaruro wakagombye kuboneka ku buso runaka. Hari ibyo rero umuhinzi ngo akwiriye kwitaho kugira ngo abashe kugera kuri uwo musaruro. Nibyo twagiye tuganiraho ndetse tubyibandaho, namwe muduha ibitekerezo. Akaba ikiganiro twagiranye namwe, ndetse tunakora n'ubushakashatsi ku bigendanye no kuzamuka k'umusaruro
nuko bihagaze ndetse n'icyo umuhinzi yakora kugira ngo abashe kugera ku iki gipimo cy'umusaruro, kuko niba ibigori bibasha gutanga toni 4 kuri hegitari, umuhinzi akabona izo toni. Ibishyimbo niba bigomba kwera toni 2.5 kuri hegitari, umuhinzi ntabone ibiro 800 kuri hegitari. Yego hari byinshi bishobora gutuma umuhinzi atagera kuri iyo ntego, ariko ku ruhande rwe umuhinzi agakora icyo ashoboye cyose kugira ngo abashe kubona uwo musaruro. Mu gutangira rero, reka turebere hamwe ibyo twagiye tuganira ku bigendanye no ku burumbuko w'ibihingwa. Zinduka mu musesa gahinga, umuhinzi nyakuriruha agahinga umusozi watibagiwe n'ibishanga. Ni Radio Guka ukomeje gutega amatwi ikevugira ku 105.9 FM. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi. Ni gute umuhinzi yahangana n'ibimuzitira kugira ngo bashe kubona umusaruro? Murabizi ko hari ingorane zituma cyangwa se inzitizi zituma hataboneka umusaruro, kugira ngo umuhinzi abashe kubona kweza neza hanyuma abone na za nyungu zituruka mu buhinzi. Ese uruhare rw'umuhinzi nuruhe kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka? Kuko hari abavuga bati burya nyir'umupfu n'ufata hanuka. Ese uyu muhinzi we uruhare rwe nuruhe kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi ubashe kwiyongera? Namwe rero mu duteza amatwi muraza kuduha ibitekerezo. Twaganiriye na bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Ruhango batubwira bimwe mu bibazitira kubona umusaruro, ariko nanone turaza kubirebera hamwe, nabyo duheraho turebera hamwe ingamba zo guhangana n'izo nzitizi. Hari bamwe mu bahinzi rero twaganiriye bo mu majyepfo, ni mu karere ka Ruhango, bari bahahuriye hanyuma batubwira bimwe mu bazitira kubona umusaruro. Ariko mwebwe muduteza amatwi, namwe mudukurikiye mu buryo butandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse namwe muduteza amatwi muratubwira mwebwe, ese ni gute umuhinzi yahangana n'izi nzitizi? Bamwe mu bahinzi hari ibyo bavuga, hari n'ibyo babona, bavuga bati ibingibi rwose biratuzitira ntitubashe kweza neza. Ese namwe niko mubibona? Ese kuri iyo nzitizi umuhinzi yakora iki nk'umuhinzi nyine? Iyi ni Radio Huguka. Huguka wampaye. Genda bona iki gituma umusaruro utaboneka uhagije no ubushobozi buke ku muhinzi. Umuhinzi akenera amafumbire. Tubonye uko hegitari ifumbirwa, nkanjye ndi umuhinzi w'imyumbati, kuri hegitari batubwira ko hajyaho toni 10. Toni 10 zifumbire rero urumva amafaranga zitwaye. Udafite igishoro ntabwo wazigura. Hagakenerwaho ibiro 250 by'ifumbire mvaruganda. Urumva amafaranga amaze gukabakaba. Niba igishoro nacyo gituma teza. Igishoro nicyo gituma hataboneka umusaruro. Tubona ko ahantu bagiye batera imbere, abantu bagiye babona igishoro, bagiye bazamura umusaruro. Ndetse hari n'abagenzi bacu tubona bifite babasha kubona umusaruro. Ndetse hari nk'amakoperative abafite imbaraga, iyo bahinze ahantu hato yahabyaza umusaruro bakurikije ku bushobozi bafite. Ariko mu gihe hatazaba habonetse ubushobozi kugira ngo umuhinzi abone ibyo byose byo kuzamura umusaruro uzakomeza mu kiburakoze. Hari ikindi cyica abaturage ku bantu bagana amabanki. Bahoze hano bavuga yuko abaturage bambaye abahinzi basigaye batinya amabanki, bafite ishingiro. Mbere na mbere iyo ufashe kredi bakwirukansa muri assurance ku giti cyawe ujye muri assurance, ariko ntibakwereke na assurance y'ibyiza kugira ngo imyaka yawe nipfa
banki zo kugukurikirana ahubwo bazakurikirane asiranse kubera ko ibyo byiza atari wowe uba warizanye. murakoze. muri ibi biganiro kandi twagiye twakira ibitekerezo bitandukanye, aba ni bamwe bagiye baduhamagara ndetse abandi bakohereza ubutumwa bugufi mu buryo tugenda tubagezaho. Halo? Ndabumva neza. Yego Innocent. Erekanye Hamza mu murenge wa mu kagari Kampanga nigeze kubahamagara biranga. Ndabyibuka. Nuko tugiye kuvugana abahinzi rero tugira imbogamizi nyinshi cyane. Kuko imbogamizi zo kuba twaka nk'amafumbire gusa twagiye muri tubura tubura yo ubwishingizi irabuduha iyo wafashe amafumbire ugafata imbuto hari ibintu biteganyijwe iyo hazemo ikiza gitandukanye nk'iyo haje ikiza cy'izuba iki tukaturira ku mafaranga tuba twarafata ariko ugasanga abahinzi turagira ubwoba bwo kuba tujya mu mabanki kuko uraguza ejo izuba ryava ugasanga barakwishyuza kandi nta n'ikintu. Mbega ikibazo ni ibiza wowe niko ubibona? Ni ibiza ibihe byabaye bibi. Ubona umuhinzi yahangana n'ibyo biza ate? Umuhinzi rero guhangana n'ibiza reka nk'abantu bateye imbere baba bafite amamashini nk'ariya yuhira imyaka ego n'iki, ariko ubundi abahinzi ba Rwanda rugufi hasi usanga uhinga umurima umwe no kubura ubushobozi bwo gushyiramo ifumbire ihagije ugasanga tubonye umusaruro waba ungana n'ibintu wakeneye. Rero musanga ari izo mbogamizi cyane. Urakoze namwe. Mbere umukunzi wacu uri hariya muri Nyanza muri Mukingo, reka twumve n'undi. Radio Gukalo. Mwaramutse neza. Mwaramutse muri bande? Ni Rokedi Karongi Ruganda. Yego. Twebwe hari ubwo dukunda guhinga nk'imyumbati ugasanga hamwe yazamutse neza ahandi ugasanga yanze kuzamuka ukabona isa nkaho yagwingiye kandi mu by'ukuri ubutaka ubona n'ubundi wenda ahantu hose hameze kimwe. Rero tukibaza twese ni ukubera iki hamwe imyumbati iba yakuze ahandi ikaba nkaho igwingira kandi ubutaka ari bumwe. Nanone rero hari ubwo turageze kuduha ibigori ukabona ko bimwe byarakuze ibindi nanone birongera biragwingira. Nanone twashyize n'ifumbire baduhaye bagiye batubwira n'amabwiriza yabyo byose tukabikora ariko birangaje by'ubusa ukabona ko bimwe byangaga ibindi bikazamuka. Ubwo wibaza ko ikibazo kiri ubwo ngubwo impamvu zibitera. Impamvu zibitera mubona umuti wava he? Umuti nanjye ubwo nyine turareba kandi twashyizemo nk'ifumbire bikamera nka gutyo tukibaza wenda igituma bimera gutyo bikatuyobera. Ubwo umuti uri mu bushakashatsi. Umuti bwo waboneka abashakashatsi babigiyemo bakabijyamo. Ubwo twe nyine twajya ngo wenda twumve ko mwadusobanura wenda nk'impamvu ibitera tukaba twasobanukirwa ariko n'ubundi twabwiye nk'abo batubura kugira ngo nabo ntabwo wapfa kubimenya bitewe n'uburyo baba baduhaye amabwiriza tugomba kugenderaho natwe tukabibereza tukayakora ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Ni ikibazo wenda niba ari ubutaka nibyo tutasobanukirwa neza ubwo twatuzi mwatubwiraho tuba ko ari inyunganizi mwatugirira. Murakoze cyane turabyumvise. Murakoze nawe ndabashimiye. Ubwo dutegereje igisubizo muri radio.
uyu mukunzi wacu ati dutegereza igisubizo muri buduhe ku bigendanye n'uko ushobora guhinga ahantu hamwe ugasanga imyaka izamutse neza ahandi ugasanga izamutse nabi. Ati twebwe nk'abahinzi ntitwabisobanukirwa kuko tuba twakurikije amabwiriza yose yagendanye n'ubuhinzi bw'ibigori cyangwa se bw'imyumbati, ariko ugasanga ntabwo bibashije kumera neza. Hanyuma uyu mukunzi wacu w'Inyanza we yagarutse ku bigendanye n'uko umuhinzi rwose akomwa mu nkokora n'ibihe bibi, yavuze ku izuba. Ati ariko umuti w'izuba ni uko abantu bagiramo amashini yo kuvomerera, ariko none akazanamo ikindi kibazo. Ati se wa muhinzi muto wabuze n'ubushobozi bwo gufumbira imirima ye, uwo nguwo azigondera amafumbire? Ese umuti ni uwuhe? Turakomeza kugenda tuganira, namwe mukomeza kuduha ibitekerezo. Reka tujye ku kindi cyiciro cya bamwe mu bahinzi babibona ukundi. Bamwe bati umuhinzi nta bushobozi afite bwo kugura amafumbire, abandi bati izuba guhangana naryo ingamba zirumvikana n'amamashini yo kuvomera, ariko si ubushobozi burava hehe? Uyu ati n'ubutaka nabwo ni ikibazo, kubera ko usanga niba wakurikije amabwiriza yo guhinga igihingwa runaka wafumbiye wabonye n'aya mafumbire, usanga noneho n'aya myaka imwe itazamutse neza. Reka twumve n'aba bahinzi nabo batubwire uko babibona. Turagaruka mu kanya dukomeza kwakira ibitekerezo byanyu. Ubundi mu by'ukuri ibyerekeranye n'ubuhinzi yaba ari imyumbati, byaba ari ibigori, byaba ari n'amasaka, mbe imyaka iyo ari yo yose kuri ubu ngubu hateyeho n'umuceri. Mugenzi wanjye yamaze kuvuga wari uvuye mu mwanya, hateye uburwayi tutazi niba buturuka mu butaka, niba hari abategura ubushakashatsi bw'imbuto, ntabwo turamenya aho bituruka. Ariko ku byerekeranye n'imyumbati byo nahamya yuko RAB ari itegura imbuto nabi, kuko hari igihe baba bafite imbuto y'imyumbati, igenda umuhinzi w'imyumbati pe baba bafite imbuto z'imyumbati zifite garanti ihwanye n'imyaka runaka, ariko ya myaka yagera bakagumya bakagira gute bakayaha abaturage kandi garanti yayo yarataye igihe, kugeza igihe bifashisha imyumbati iturutse hanze. Noneho ya myumbati iturutse hanze nayo yaje ivangavanze, hari 14, hari 13, hari na 12, kandi ubundi bagombaga kuza 14. Ikintu nakongeraho nuko mu bindi bintu bifite umusaruro mukeya nabwo hari indwara, kandi ugasanga gutera imiti na bya bintu, cyangwa umuhinzi ntiyumve neza uburyo yabona ya miti kugira ngo ya ndwara wenda ayiterere igihe itarangiza umusaruro we. Ni radio Huguka ukomeje gutega amatwi ivugira ku 105.9 FM. Turi mu mwanya w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi. Ikiganiro turi kwibanda ku ngamba umuhinzi yafata kugira ngo yongere umusaruro, ariko tunahereye kuri za nzitizi abahinzi bagenda bagaragaza. Abangabo bati n'indwara nazo zidukoma mu nkokora. Ese umuntu yahangana n'indwara? Ati twabajije ko bahangana n'indwara, bati rwose no kubona imiti nabyo ni ikibazo. None se ubwo bizagenda bite niba umuhinzi atwashije guhangana n'indwara, cyangwa se ngo bashe no kumenya n'uburyo bwo guhangana n'izo ndwara? Mu bigendanye rero n'ubushakashatsi bugenda bukorwa, abahinzi bati rwose RAB nayo ifite intege nkeya, kuko usanga imbuto zayo zimwe ziba zarataye garanti, niko babibona nko mu buhinzi bw'imyumbati, kandi bagasanga n'imbuto nayo ivangavanze. Ubwo tuzagira umwanya wo kuganira nabo batubwire ku iki kibazo, ku bigendanye n'uko imbuto zishobora gukoma mu nkokora umusaruro w'umuhinzi. Dore ko burya mu buhinzi, umuhinzi w'ukuri, umuhinzi w'umunyamwuga, ikimuranga cya mbere nuko anakoresha imbuto nziza, za zindi zitanga umusaruro.
ni ku bigendanye n'imiti rero batuye ubuhinzi nanone kandi nta miti abona, nta buryo bwo kuyikoresha. Ese kurwanya indwara ni ugukoresha imiti gusa cyangwa n'igihe indwara zabonetse? ngira ngo nk'uko bigenda bigaragazwa n'ubushakashatsi n'uko bahanga mu by'ubuhinzi bavuga ko uburyo bwiza bwo gukumira indwara ari ugukumira kare, umuhinzi akoresha imbuto nziza ndetse anakoresha na za tekinike cyangwa se uburyo bwo gufata neza igihingwa mu murima kugira ngo gihangane n'indwara, noneho imiti ikaza ku munota wa nyuma. Uyu muhinzi rero ngo akwiye kubona izo mbuto nziza zibasha kwihangana cyangwa se guhangana n'indwara, hanyuma izo mbuto zagera mu murima umuhinzi akazikurikirana kugira ngo zikomeze kugira ubudahangarwa ku ndwara zimwe na zimwe. Ariko se uyu muhinzi utari kubona izi nyongeramusaruro, utari kuzikoresha neza, ni gute ibihingwa bye bizabasha guhangana n'ibi byonnyi ndetse n'indwara? Ese uyu muhinzi yabyitwara mate? Hari uburyo bwagiye bushyirwaho ndetse buriho bw'uko abantu bajya mu matsinda bagahabwa ubumenyi, bakabona uburyo bwo kubona izo za nkunganire ndetse bakabona n'uburyo bwo kubona izo nyigisho zikenewe mu gukurikirana ibihingwa. Ariko bamwe mu bahinzi nabo babibonamo ikibazo. Ese bimeze bite? Abahinzi bati rwose naho twishyira hamwe kugira ngo tubashe kubona ubwo bumenyi, usanga bagenzi bacu batari kwitabira. Ese koko niko bimeze? Mu kanya turagaruka dusoma n'ibindi bitekerezo mwagiye mutwandikira, dukomeza no kubakira, ariko kandi turagaruka no kuri icyo ngicyo kigendanye n'uko abahinzi bashyira hamwe bakabasha gukemura bimwe mu bibazo bahura nabyo mu buhinzi bwabo bituma batabasha kubona umusaruro. Kugira ngo twihaze mu biribwa. Reka tuhere kuri iki gitekerezo cy'umukunzi wacu uri mu Ruhango. Ni John ati cyambere umuhinzi kugira ngo hangane n'ibyo byose azabashe kubona umusaruro nuko yabanza akamenya igihe tugezemo. Umuhinzi akwiye kubanza akamenya igihe tugezemo, niba nahinga imyaka itazangirika bitewe n'izuba cyangwa se imvura nyinshi. Ikindi kandi akegera agronome akamugira inama. Ahagarutse kuri bwa bujyanama n'ubumenyi bw'ibanze umuhinzi akwiriye kugira ngo ubashe kubona umusaruro. Imana ishimwe Elias we ari iburasirazuba. Ndabona igitekerezo cye kitagaragara. Hari Juvenal Kubwimana, ari mu karere ka Bugesera, umurenge wa Shyara. Ndabona igitekerezo cye kitumvikana nawe. Uyu ni Master Bertin Emiwizi ati hoya umusaruro wawubona ari uko uyu mukunzi wacu Rurigoga nawe ati rwose njye mbona ari uko yakwegera agronome akamugira inama nibwo yakwihaza mu biribwa. Murakoze. Abaturutse bakomeje kuvuga ku bigendanye n'inama. Uyu ni Nzayisenga Irene. Hanyuma Alexandre ati kweza biterwa n'ikirere, kandi nanone iyo umuhinzi yitaye ku bihingwa bye akanabifumbira nta kabuza, nta cyamubuza kweza igihe yateguye ubutaka bwe mbere y'ihinga. Uyu ati turi kumwe. Uyu nawe ari hehe ntabwo yavuze. Ati yahinga cyane. Guhinga cyane se ni gute? Agasenga. Ati yahinga cyane ubundi agasenga kuko Imana niyo ikora byose. ni Zekufu. Uyu nguyu ni wabandi bavuga bati burya ikirere burya ni Imana igitegeka. Guhinga cyane, gusenga cyane, buryo byatuma abasha kubona umusaruro. N'ibindi bitekerezo turabisoma mu kanya. Reka dukomeze twumva icyo abahinzi twasanze mu Ruhango batubwiye ku bigendanye n'ubumenyi uyu muhinzi akeneye kugira ngo abashe kugera kuri wa musaruro, kuko ugomba guhingana ikoranabuhanga. Ari ubumenyi bukenewe kugira ngo ubashe kweza. Ese ubu bumenyi abahinzi bo barabivugaho iki? Hari abo twabashije kuganira batubwira uko bimeze, reka nabo tubumve. Umusaruro nyine ubumenyi bukeya, ikindi no kuba abantu batari mu makoperative. Wenda ngo bafate wenda nk'umudugudu runaka barebe igihingwa gikwiriye nk'uwo mudugudu, bamenye ubutaka bwaho, bamenye n'igihingwa kigomba kuhahingwa, ndetse ubwo bumenyi nyine babushakire mu matsinda. Numva ari byo byabafasha. Impamvu umusaruro tubona utagaragara neza, hari icyambere ubumenyi
inyongeramusaruro none ziba nkeya ku muturage kubera mikoro aba afite. Murakoze. Mugenzi wanjye avuze ku bihereranye n'amikoro y'abaturage mu kubona inyongeramusaruro, icyo nanjye nakigarukaho, ariko nanone iyo uri umuhinzi uhagarariye abandi nkanjye ndi umujyanama w'ubuhinzi, iyo tugiye kwigisha bagenzi bacu gukoresha amafumbire, guhinga kijyambere, usanga batari kubyitabira cyane, ku buryo dukeneye nk'izindi ngufu leta yatwongereramo, kuvuga ngo umuturanyi mugenzi wawe ngo nuko yahuguwe aje kukwigisha ibintu, noneho aje avuga ngo aya matwara yavuga ngo wahinga guvangavanga bireke, ugasanga ntago bari kubyumva. Dukeneye ingufu mu bantu bafasha abajyanama b'ubuhinzi kugira ngo imyumvire y'abaturage ihinduke mu buryo bwihuta. Hari kumbaza umubyeyi niba hari ikindi yakongeraho ibintu bituma umuhinzi arumbya. Ibintu bituma umuhinzi arumbya ni amafumbire makeya, hakaba n'igihe uhinga umurima nabi ntiwerenda bari no kwera. Ni ikiganiro Huguka mukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM kuri mikro makere kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, ariko namwe muragenda muduha ibitekerezo. Mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788817698 cyangwa se 0722217698 tugasangira ijambo. Abakoresha imbuga nkoranyambaga namwe muradusura kuri page yacu ya Facebook, awandika Radio Huguka 105.9 FM kaduha ibitekerezo. Turakomeje n'ikiganiro cyacu ngira ngo maze kumva ko hari ibintu byinshi cyane cyane uruhererekane rw'imirimo umuhinzi akora kugira ngo igihingwa yahinze kibashe kugera ku murumbuko runaka. Ku murumbuko no kuvuga ngo nukuzamura umusaruro ku buso runaka, niba kuri hegitari ugomba kubona toni runaka akaba ari ubona ku gihingwa wahisemo guhinga. Mukomeza n'ikiganiro cyacu rero twagiye turebera hamwe tunasesengura mu buryo burambuye kuri zimwe muri tekinike cyangwa se uburyo umuhinzi akoresha kugira ngo bashe kugera kuri uyu musaruro, tuvuga ku bihingwa bitandukanye na n'ubwo buryo butandukanye. Reka duhere noneho ku bigendanye no gutera imbuto. Mu bihingwa twagiye tuganiraho mu byo gutera imbuto twavuze no ku gihingwa cy'urutoki. Ese urutoki warutera ute kugira ngo ubashe kubona umusaruro? Ibyo nabyo twagiye tubigarukaho. Reka dukomeze twumva bumwe muri ubwo buryo bwafasha umuhinzi mu gihe ateye urutoki akabasha kubona umusaruro mwiza. Turavuga ku buhinzi bw'urutoki cyangwa se ku buhinzi bw'insina, aho tuza kurebera hamwe ese ni ryari umuhinzi w'urutoki akwiye gutegura ihinga ry'urutoki cyangwa se itera. Ese ategura iyo myobo ryari, ategura imbuto ryari, ateganya ifumbire ryari, akabikora gute? Ni turibuze gusubiza nyine bamwe mu bakunzi bacu bagiye batubaza bati ese mwazadusubiriyemo uko batera insina. Burya rero kugira ngo ubashe kubona umusaruro hari uburyo uba wateguye ihinga, hari uburyo wateguye imbuto n'uburyo wateguye ifumbire ndetse ukita no ku gihe cy'iryo hinga. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe ese ni gute wategura imibyare y'insina, ni gute wategura ubutaka uzateraho insina, ese nutegura umwobo uzawutegura ryari, uzateganya ifumbire ingana ite muri uwo mwobo. Gutera burya ntabwo uvuga ngo reka ntere gusa, ahubwo hari uburyo ubiteganya, hari uburyo ubitegura, hari n'uburyo ubikora. Ese ubitegura ute, ubikora ute, uteganya iki kugira ngo nyine wizere kuzabona umusaruro w'urutoki ugiye guhinga? Aho ufite gahunda yo guhinga urutoki, ufite umushinga uvuga uti ngewe mfite isambu yanjye ndashaka gutera urutoki, dore ko ari kimwe mu bihingwa bitanga inyungu ndetse bizana umusaruro, wowe ufite iyo gahunda ntujye kuri nyakiramajwi yawe, kuko turaza kuganirira hamwe uburyo wabitegura n'uburyo wabishyira mu bikorwa ndetse n'icyo wakwitwararika kugira ngo itera ry'urutoki cyangwa se ry'insina rigende neza. Mu kuganira rero turifashisha kimwe mu bitabo byanditswe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku buhinzi bwa kijyambere bw'urutoki. Ni igitabo cyiza kirimo byinshi, cyasohotse muri Kamena 2011. Urakomeza rero duha ibitekerezo mu buryo twakubwiye, tukaba tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Agatera urubingo natiri busaka
iyo urangije rero gutunganya umurima uzateramo uba ugomba guhita ucukura imyobo yo kuzateramo. Imyobo kandi igomba kuba igororotse hifashishijwe ikamba cyangwa se n'imambo, niba umurima uri ahantu harambitse kugira ngo urumuri rw'izuba rwinjiremo neza. Hagati y'umwobo n'undi hari metero zigomba kujyamo, ndetse no mu bujyakuzimu hari metero ugomba gutegura. Ko tutarabijyaho, reka tujye nanone kuri iyi myiteguro. Mu gutegura rero iri hinga ugomba no kumenya aho uzakura imibyare yo gutera. Ntabwo bavuga ngo ndimo ndategura kuzahinga urutoki, ndimo ndategura kuzatera insina, utazi aho uzakura imibyare. Si imibyare myiza yo ni imibyare imeze ite, uyikura hese? Ubwo namwe muratubwira aho muyikura, dore ko bamwe muri abahinzi b'urutoki cyangwa se namwe mu biteganya, ese iyi mibyare myiza muyikura he? Kugira ngo rero wizere ko uzahinga weze, ni uko ufite imbuto nziza. Muri izi mbuto nziza ku buhinzi bw'urutoki ugomba kuba ufite imibyare myiza. Ese umubyare mwiza numeze ute, nuteye ute? Ibyo nabyo turaza kubivugaho mu kanya.